wabyibutse cyangwa se ntiwabyibutse, ushobora kuba wibutse gufata ijambo ry'Imana ry'igitondo, breakfast. Niba utabyibutse reka mbigufashemo. Kanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo dukomeze kubana muri byinshi bigiye bitandukanye. Ijambo ry'Imana ry'igitondo. Zaburi ya mbere, umurongo wa mbere kugera ku wa gatatu. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ubutumwa bw'umunsi. Uhirwa ni uwitandukanya n'inzira mbi, uwizihiza ijambo ry'Imana agira ubuzima bufite imbaraga. Imana isezeranya umugisha ku bikorwa byacu n'igihe twubahiriza amategeko yayo. Uzirikane uyu munsi, nindamuka nishigikirije ijambo ry'Imana, ubuzima bwanjye buzamera nk'igiti giteye hafi y'imigezi y'amazi. Isengesho rigufi wasenga muri iki gitondo. Mana yanjye, mfashe uyu munsi kwirinda inama mbi no kwizihiza ijambo ryawe. Mpera imbaraga, nkomeze kuba igiti cyatewe hafi y'imigezi y'amazi, cyera imbuto igihe cyacyo. Amen. Komeza ubane natwe muri byinshi bigiye bitandukanye, ukande subscribe kugira ngo ujye uhita ubona ibiganiro byacu uko bigezeho. Hanyuma Evangeliste Salome Iradukunda niwe mwari kumwe. Ciao ciao.